Yes, ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire, naho utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere gutyo, ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support yawe subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyere Sano Empire tubagezaho amakuru agiye atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politique, muri showbiz ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ni kuri uno munsi rero twanyarukiye ku makuru akomeje kugenda avugwa kuri uno munyamakuru umenyerewe cyane ku rubuga rwa YouTube, uwo bakaba bamwita Yago Pondati, wamenyekanye nk'umu-influencer ukomeye cyane ndetse akamenyekana nk'umuhanzi bitewe n'uko rwose byose yabikoraga ndetse na n'ubu akibikora kandi akabikora neza. Uyu Yago Pondati ubwo yari akomeje kugenda avuga ibintu bigiye bitandukanye ku rwango yakorewe mu myaka 4 ishize yose, ndetse abantu benshi bakagenda banamuteraho komanteri bitewe n'uko rwose ibintu yashyize hanze ari ibintu biremereye cyane ndetse tutakirirwa tugarukaho kuko murabizi. Ariko icyo twagarukaho cya mbere na mbere ni uko uyu Yago yagize agatsiko gakomeye cyane kakomeje kugenda kamurwanya, cyane cyane biciye mu kurwanya imiziki yiwe, kuko nyuma yo gusohora Suwejo igakundwa ndetse bisa nkaho yari afite abanzi benshi cyane, kandi nawe kuko akomeza kugenda bigarukaho ndetse binagaragarira buri umwe ari we wese. Icyo twavuga ni uko nk'uko abantu bakomeje kugenda babivuga, ni uko uyu Yago yari afite abanyamakuru bakora ibintu bimwe ndetse bashobora kuba bari no mu gisata kimwe, bakomeje kugenda bapinga imiziki yiwe kugira ngo babe bayigwisha hasi. Ariko ibyo ngibyo ntacyo byakoraga kuri uno mugabo, kuko wasangaga indirimbo yiwe yaprodinze, kuko nubwo bavugaga yuko atazi kuririmba ariko ntibyatumaga itarebwa, kuko ushishoje ukamenya ngo ese umuhanzi ni iki se, cyangwa se ushoboye muri entertainment ni muntu ki, cyangwa se abikora ute. Uyu mugabo kuba yaragiye yaprodinga indirimbo yiwe ugasanga nk'indirimbo nyuma y'ukwezi ifite miliyoni, ntabwo waba utazi kuririmba ngo usange ufite izo views, cyangwa se usange abantu bakanze izo like cyangwa se izo comment. Ndetse icyagaragaje yuko rwose nubwo bamwangishaga abafana be, abakunzi be, byagaragaye yuko uyu mugabo afite abakunzi benshi, aho ashyiriyeho agasiroga yakunze kwita aba big energy, ndetse akomeza kugenda anakoresha mu biganiro byiwe ndetse anipromotinga kwa kundi avuga yuko rwose ari umutipe unarinze cyane, kandi koko biranagaragara kuko arakunzwe kuri social media cyane. Murabyibuka yuko anibwa na channel yiwe agafungura iyindi mu gihe kitarenze rwose cyumweru yari amaze kuzuza requirement, ndetse na channel yiwe inarebwa cyane, ariko mu nyuma aza kuyigaruza. Gusa icyo tutari twamenya nuko iyi channel yari yafunguye kandi yari imaze kugera ku rwego ruri kuri standard yuko rwose yanakoreshwa. Situzi ikintu iri gukoreshwa, cyangwa se niba yarayibitse, cyangwa se hari uwo yayihaye wenda yarayigurishije, ariko gusa uyu mutipe kuba akunzweho arakunzwe. Ibyo rero ntabwo ari byo tugiye kuba twagarukaho, ahubwo ni amakuru uko yakomeje kugenda agaragaza yuko rwose n'ubundi bitari kurangirira hariya, ahubwo bari bakomeje kumucurira umugambi mubisha wo gushaka kuba bamukura mu nzira, cyangwa se ngo bamuhitane, ariko Imana igakinga akaboko. Ibyo byose yagiye abigaragaza ubwo yari ari mu biganiro bigiye bitandukanye, ariko abandi nabo bakaba bati rwose turabyumva yuko bakugiriye nabi, ariko sigaho uri kurengera. Cyane cyane nk'urwego rw'ubushinjacyaha RIB rwakomeje kugenda rugaragaza yuko uyu mugabo Pondati natitondera amagambo ari kuvuga, ndetse batanga n'agasopo ku bantu biyita aba big energy yuko rwose ibyo ngibyo batari byiza, kuko yamaze kurengera atangira gushyiramo n'ibintu bijyanye n'ivangura, aho yafasha abanyarwanda bamwe na bamwe akabagira abanyamahanga, agafata ubwambure bwa bagenzi be akabushyira hanze. Ibyo byose biri kugenda bimukururira yuko rwose afitanye ikibazo n'ubutabera bw'u Rwanda. Ngayo nguko rero ibya Yago, Imana ikomeze